Hey guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse ukunda kubazanira utumenyetso tw'ingenzi twabafasha mu buzima busanzwe. Noneho uyu munsi mbazaniye uburyo wakora iki? Uburyo ifone hari ukuntu iba igenda gake nyine, yarakunaniye igenda gakeya, wakanda ku kintu ukabona kije nyuma y'umwanya nabwo kikanga, nyuma kikanga. Ngiye kukwereka utuntu wakora muri telefone yawe ubundi yarangiza ikajya yihuta. Twagiye. Niba uri mushya kuri iyi channel ukora subscribe, kandi like, muri comment unyandikire ikintu naza gukora ubutaha. Igomba kuba ari itegeko, ujye untegeka ikintu nawukora ubutaha, biba bikenewe. Hari utuntu umuntu aba atazi, twa tuntu wabaje inshuti zawe bikaziranira nyine, ndahari ngo ubimbaze mbigusobanurire. Twagiye sasa. Ikintu cya mbere gituma phone ya mbere yihuta nyine ni ukuba ifite RAM nini. Phone igomba kuba nyine muri ya RAM yawe, niba ari GB imwe igomba kuba hariho umwanya munini nyine muri iyo RAM. Igomba kuba umwanya wose wa RAM utatwawe n'ibintu. Noneho iki kintu bita RAM nyine, ifone iyo kiriho umwanya munini phone irihuta, cyaba kiriho umwanya mutoya byahiza ikagenda gakeya. Noneho hano dore ikintu cya mbere kimara iyo RAM nyine, reka nze nkwereke ngiye kuri telefone yanjye. Reba hariho giga imwe n'igice kimwe iri furi muri giga ebyiri, sibyo? Nko murabibona. Hari ukuntu hano uba wafunguye ama application, ufunguye ibya application byinshi. Ni urugero nka gutya. Noneho wajya kuri ka kantu urebera application wafunguye, biriya bintu nabyo bituma phone igenda gake. Ibi ni ibya mbere, byose ubikuraho. Urumva? Ako niko kantu ka mbere. Turiya tuntu twose iyo umaze kudukuraho, ikindi kintu ukurikizaho ni ukujya hano mu ma application yawe usangamo, ukareba ngo nayo udakoresha. Hari ukuntu umuntu aba atunze ibya application byinshi atarabikoresha. Biriya rero urabisiba ibyo udakoresha. Ni urugero njye, reka ndebe iyo ntakoresha hano nyisibe. Iyi ya mbere reka nyisibe, nta kintu nyikoresha. Naho bya application byose ufite by'amagame udakoresha, biri urabisiba. Noneho ikindi gishobora kuba cyatera phone yawe kugenda gake, hari ukuntu uba ufitemo ama application manini cyane nyine adashoborwa na telefone yawe. Mu gihe hari nk'ikintu ukora, ugomba gushaka application ijyanye n'iyo telefone yawe nyine, ziringaniye. Gusa ikintu cya mbere ndashaka kukubwira ni uko application yose udakeneye muri phone ugomba kuyisiba, warangiza ukajya ahandi ubika ibintu byawe. Ahantu wabitse hari ukuntu phone uba usanga yenda kuzura, usanga ngo ni giga, hasigaye ngo mega 500 kugira ngo yuzure. Biriya nabyo bituma phone igenda gake. Niba phone ubitseho ibintu byinshi kandi utanakoresha, ni ikosa. Gerageza ubikeho ibintu biringaniye ugikeneye. Ibyo utagikeneye gerageza ubisibe. Ikindi noneho, kwa kuntu nabwiye ufungura ibintu icyarimwe, hano uba usanga ari ibintu byinshi cyane. Biriya byo nabibabwiye mbere, uzajya udufukuraho turiya tuntu gutya, cyangwa udukureho twose. Nabyo byongera RAM bigatuma telefone yihuta. Ikindi noneho cya nyuma, mu gihe phone yawe yashyushye, igihe yashyushye ujye ufunga data, ufunge ibintu byose ubifunge, ubundi uyirambike hasi utegereze ko iza guhora. Kuko phone iyo ishyushye ishiramo umuriro vuba, ikanagenda gakeya. Yego, utu tuntu natwo twagufasha nyine. Noneho ikindi kintu cyagufasha, phone yawe igihe cyose ibitseho ibintu byinshi nyine kandi ubikeneye,
gerageza ugure memory card ujye ubibikaho, kuko phone niyuzura cyane urabizi izajya ikarashinga ubundi ihagarare gukora ibiki n'ibiki. Mu gihe utunze amafayiro nyine cyangwa ibintu utagikeneye, bibaye byiza wajya ubigira nyine ubisiba cyangwa ukabyimurira ku yindi memory card. Utwo ni two tuntu twagufasha kuba phone yawe yakwihuta. Turi kumwe, cawo cawo. Wowe niba utarakora subscribe, kora subscribe, muri comment unyandikiremo ikintu nazagukorera ubutaha.